Ndagusuje kandi nkwifurije byiza hano hose uratandukanye wowe ukunda ibiganiro nyura kuri channel yitwa Imboni TV. Nitwa Ajabu Marashimba, ikaze muri aya makuru agezweho muri aka kanya turi kuvugana. Aho tugiye kwisubira mu burasirazuba bw'agati akomeje kuba intambara ihuza Amerika ndetse na Iran ku bufatanye na Israel. Uyu munsi bigeze ku rundi rwego bitewe nuko Amerika yamaze gushyira ubundi buryo bushyashya bwo gutegura imitego iri muri Hormuz. Tugiye kureba uburyo ki Amerika irimo ikoresha mu kuvana imitego cyangwa se mu kurasa mu gushwanyaguza mine Irani yatabye muri Hormuz. Mu mpamvu zikomeje gutuma idafungurwa nuko Irani yamaze gutaba misile muri Hormuz. Izo mine Irani yatabye muri Hormuz, Amerika yashyizeho ubundi buryo budasanzwe, yashyizeho ubundi buryo bwo kuzivanamo, bwo gutegura iyo Hormuz, kuvanamo izo mine bagateguramo iyo mitego yose, hanyuma Hormuz igafungurwa. Nuvuga ngo Trump yavuze ko Hormuz igiye gufungurwa ariko babanje gutegura zino mine zatezwemo n'abanya-Irani. Ubwo buryo bugiye gukoreshwa ni ubuhe mu gutegura izi mine? Ikintu cya mbere ugomba kumenya, hari drone zateguwe z'intambara, ariko hakaba n'amato y'intambara, hakaba amarobo akoreshwa. Ubwo ni uburyo buhura ndetse bukorana bya hafi, buhanahana amakuru. Hari mine ziri mu mazi mo hasi muri metero zirenga 100 mu bujyakuzimu, mirometero byinshi cyane mu bujyakuzimu mo hasi. Izo mine ziba zifite akantu kameze nk'aho gakonegise cyangwa se kesitaye bahagahanahana amakuru. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere kugira ngo tujye mu kiganiro cyacu neza, niba mine iri mu birometero 100 mu bujyakuzimu, haba hari akandi kuma bikonegise kari hejuru muri metero nkeya hafi yo hejuru kuri Hormuz, kakamenya ko hari amato y'umwanzi agiye guca aho ngaho muri Hormuz. Noneho gahita gatanga sinyari kuri ya mine irimo hasi, none igahita iturika. Kano kuma gafite ubushobozi bwo kumenya niba ayo mato ari ay'umwanzi, gafite ubushobozi kandi bwo kumenya niba ayo mato ngo nayande. Gafite ubuhanga budasanzwe gakoranye. Muri rusange ntabwo mine ziri mu mazi muri Hormuz zigaragara kubera ko zitabye kure cyane mu ndiba y'ubutaka hasi cyane mu birometero byinshi, ariko kesitaye Irani yabikoze ku buryo bihanahana amakuru. Gafite itumanaho gahanahana na bino byo bindi biri ku butaka, ariko aya makamera na bino byo bindi bikoranye bibasha gufotora amato ari kure, bikamenya ngo niba ari ay'umwanzi nayande. Noneho bagita bahana, bakamenya ngo kino gihe kiraturika ryari, cyangwa se byaba ngombwa babona ayo mato atari ay'umwanzi bakakizimya ntigiturikane ya mato ngo cyashwanyaguze. Iyo mpamvu niyo Amerika yagerageje kujya kuvana mine muri Hormuz biranga. Ibonye byanze, yiza ubundi buryo igiye gukoresha kugira ngo izi mine izivanemo, kuko Amerika yakoresheje uburyo bwinshi cyane mu kuvanamo izi mine Irani yatabye mu biranga. Ubwo buryo nibwo tugiye kureba kugira ngo za mine zibe zavanwamo. Amerika ikunde ifungura Hormuz nk'uko yo yabyitangaje ku mugaragaro yuko ari bwo buryo igiye gukoresha. Ikintu cya mbere igiye gukoresha hano Amerika ngo mu gutegura izo mine zatezwe muri Hormuz, ngo ni ikintu bita yo nayo ngifite mine kwanza, ifite mine zirasa izindi. Icyo ni icya mbere. Amerika ifite mine cyangwa se ibisasu bishobora kurasa ibindi, ngo kikaba cyabasha kumenya ngo kiriya gisasu ni cy'umwanzi ni cyaduyi. Noneho ariko bitewe n'iki? Bitewe n'amakamera yamaze kugifotora neza, bitewe na radari zabo, bitewe n'uburyo hari indege mu kirere ziri kugenda zibikurikirana neza, hanyuma ayo makuru yahanahanywe n'impande zombi akagenda akagera kuri za mine cyangwa cya gisasu gishinzwe kurasa, kikaba cyarasa za mine z'umwanzi zirimo Hormuz, kikaba cyashwanyuka, cyangwa se bakagitegura buhoro bakakibohora kitabashije kwangiza amato. Ubwo ni uburyo bwa mbere bushobora gukoreshwa na Amerika nk'uko Trump yabitangaje. Izi mine Amerika igiye gukoresha ni mine ziba ziri mu mazi hejuru, ziba ziri mu mazi, ariko mbere yuko zishyirwa mu mazi zirabanza zigatestinga ngo zirimo zujuje ubuziranenge. Ikindi aziturika iyo ubwato bugeze hafi y'aho ngaho. Ikindi zishobora gufungwa inzira z'ubucuruzi vuba cyane. Bivuze ngo mu gihe cyaba ngombwa ko babonye ko amato agiye gutomboka atari ngombwa, zifite ubushobozi zino mine zo gufunga ako gace, cyangwa se zigafunga ayo mazi, cyangwa se iyo Hormuz muri ako gace bagahita bahafunga neza ntagire amato hatambuka, kuko bamaze kumenya neza karaya aduye.
ubu ni ubwato bwa mbere Amerika, ni tekinike ya mbere Amerika igiye gukoresha muri Hormuz. Ni ukuvuga ngo izajya Amerika igenzura neza amato ahaciye, niba ariyo yifuza ko ahaca, niba Amerika isanze ayo mato idashaka ko ahaca, asubire inyuma afunga amazi. Iyo ni tekinike ya mbere. Kubera ko Iran yageze muri iyi nyanja mu buryo bugiye butandukanye, cyangwa se yigaruye muri Hormuz, igerageza kwigenzura byimazeyo. Kubera ko Iran yagiye ishyira mine nyinshi mu butaka nk'uko twabigarutseho. Ubundi buryo bwa kabiri Amerika igiye kuba yakoresha, hari mine zikoreshwa n'amato, cyangwa se amato arimo za mine zitandukanye. Ni ngo izi ngizi zishobora kurasa cyangwa se gukoreshwa mu kurwana mu buryo bugiye butandukanye. Bigenda bitahanga, uburyo bigenda ziba ziri ku butaka, ndetse hari ziba ziri ku mato cyangwa se mu mato imbere. Hari kandi n'izindi zikora mu buryo ziba ziri mu ndege. Ni ukuvuga ngo Amerika ubwo buryo bwose zabukoresha ibifite mine cyangwa se ibisasu biri mu mato, biri ku mato ku buryo byakirasa biri ku mato. Hakaba kandi ishobora kuba ziri mu ndege mu gihe kiri hejuru, indege iti kirasa. Hanyuma hakaba noneho n'iziri ku butaka ku buryo icyaba cyavuye mu mazi kitari mu kirere kiri ku butaka, za misile zarani zite zikirasa. Ubu ni uburyo Amerika yatangaje irimo ikoresha. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Intego yari ni iyihe? Ni ugutuma amato yinjira muri nyanja cyangwa se mu muyoboro wa Hormuz mu buryo bworoshye cyane, buri soft. Nubwo Amerika ikabikora mu buryo buyihutiye, ndetse kugira ngo ikomeze ya ntambara iyirangize nk'uko yabitangaje, ndetse ibirangize mu buryo bwihuse. Amato ikayatembereza neza uko bishaka, ibyo bise small attack boats. Amato akagenda neza uko abishaka mu bugenzuzi neza bw'ingabo za Amerika, kuko bamaze kumenya neza ko nta bwato bwa aduyi buhari uburi kugenda aho ngaho bwose muri Hormuz bugenzuwe cyese bwaho uburenganzira n'Abanyamerika. Amerika kandi yerekana yuko ifite ubwato bunini cyane icyarimwe bushobora kurasa kure hashoboka. Yagiye bisobanura ko izabikoresha. Ikindi ishobora gukoresha imbunda zirasa kure cyangwa se n'amarobo. Ibi byose Amerika izabikoresha muri iyo operasiyo kugira ngo ikureho za mine Iran yatabye mu butaka, ariko zizwi n'Abanya-Iran gusa, Amerika itazi. Ni uburyo Amerika irimo ikoresha kugira ngo irebe ko yakemura igisubizo cyangwa se ifungura Hormuz nk'uko yatangaje ko igiye kuyifungura. Uburyo bwa kane Amerika izakoresha kugira ngo ivane mine zirimo Hormuz ni uburyo bwitwa drone. Izakoresha amadrone cyangwa se Savias. Buno buryo rero, uburyo bwa drone Amerika izakoresha ni drone zaba zirikoreshwa mu kurasa nabwo, ariko zigatanga n'amakuru, zikanatata, zigakora ubutasi cyane, zikihutisha amakuru kugira ngo operasiyo yihute ntitinde. Ngo mu gihe usanga ari umuntu uri ku mashini mu biro bye, n'undi uri kuri tele, noneho na robo iri mu mazi iri kuzenguruka hejuru y'ikiyaga cyangwa se y'umuyoboro wa Hormuz, amakuru ifotoye, amakuru ifashe, ifite amakamera afotora neza, ifotore ibasha ko yareba munsi y'inyanja niba hari mine ziri kure cyane mu birometero bya hasi kure. Aya makamera abe yabasha kuzibona byihuse, ayo mafoto yihutishwe vuba ku mashini cyangwa se kuri za satelite zabo. Nibarangiza bafata umwanzuro wo kuvuga ngo hano hantu hari za mine, reka tuzirase. Ubwo ni uburyo buzakoreshwa, hakoreshwamo za drone, hakoreshejwemo bwa buryo bw'ikoranabuhanga na za AI hano zirifashishwamo, ndetse ubwo buryo bwifashishwa mu kwihutisha operasiyo yabo nk'uko babitangaje. Hazaba kandi uburyo bwo gukurikirana amato yose ari mu gutanga amakuru mu buryo bundi bwa gihangariko. Bavuze ko ari uburyo bari kwigana ubushishozi n'ubuhanga kugira ngo amakuru bafashe niba babonye mine iri muri Hormuz itari yaragaragaye mbere kandi zirimo, amakuru agenda mu ibanga rikomeye, nta n'ubashije kumenya ibyo ari byo. Uburyo bwa gatanu Amerika izakoreshwa ni uburyo bwo gufata amato yose akagotwa nta yabasha gutambuka. Uburyo buzakoreshwa nk'uko byagiye bikorwa mu minsi itambutse, ariko mu bundi buvuguruye butari busanzwe. Iran cyangwa se Amerika ishobora gukoresha uburyo bwo gufata amato cyangwa se kuyafunga cyangwa se kuyabuza gutambuka. Ibyo ni ibisanzwe, ariko noneho bakayajyana mu byambu byabo. Ni ukuvuga ngo iyo bafashe ayo mato, uruhande rumwe rufasha amato y'urundi ruhande,
cyangwa se rufashe amato y'umwanzi rurayafata cyese ukayabohoza rukayashimuta rukayatwara mu birindiro byabo rukayakora mu birindiro by'uwo yambuye. Niba Amerika ifashe ubwato bwa Iran bukayatwara mu byambu cyangwa se mu birindiro by'ingabo zabo, rero ubu buryo nabwo nubwo Amerika yavuze ko igiye kuzakoresha, ikajya ifata amato yose ya Iran ikayashimuta ikayerekeza mu byambu byabo cyangwa se mu birindiro by'abanyamerika kugeza igihe Iran izacika intege. Ubwo iyi ni ya propozo ya nyuma izakorwa mu gihe Iran yanze gufungura Hormuz, mu gihe Amerika kandi ibonye ko ubwo buryo bundi yakoresheje butabyaye umusaruro. Ngo yagerageje uburyo bwo kugerageza imbaraga za gisirikare, ubwo amasezerano ubwo bwumvikane biranga, noneho izana izindi imbaraga zo kuzajya ivuga ngo amato yose aca amahano turayafata ku ngufu, esasi irimo, peteroli irimo, tubyigarurire tubijyane mu gisirikare cyacu, none niturangiza aduyi cyangwa se Iran azacika intege yemere kumva ibyo tumusaba. Ubundi buryo ibi ngibi ariko bitera ubwoba abacuruzi benshi, cyane cyane ku bijyanye n'ubucuruzi bwo mu mazi mu bisanguzi bugaragara, haba ibikomoka ku mavuta n'ibikomoka kuri peteroli. Nagiye mbona ko benshi bagize ubwoba kubera ingingo ya 5 Amerika izakoresha, kuko amato ashobora kuba yacamo ari umuntu wikorera. Niba aciyemo amato y'umuntu wikorera w'umunyabusinessman cyangwa w'umani, akaba ubwato burimo peteroli ye bwashimutwa, igishoro cye, amafaranga ye already yamaze kugenda yaburiwe irengero. Rero byatangiye gutera impungenge z'uko ubucuruzi bushobora guhagarara. Iyi nayo Amerika yitekereje bavuga ngo abacuruzi niba batanyuze mu kuboko kwasho ngo tubo uburenganzira tubwe ngo go ahead ni mukomeze mufate cyangwa se mujyana mu mucuruze peteroli yanyu nk'ibisanzwe. Amerika iki kintu yagitekereje avuga ngo niba abacuruzi bari kugira ubwoba bwo kwambuka Hormuz cyangwa se bwo kurangura bakanyuzamo ibikomoka ku mavuta na peteroli, ubwo bazatuyoboka twebwe, isi duhindukirire. Nimara kuduhindukirira abacuruzi batwiyumvemo, niba batanatwiyumvamo ariko bazabazi ko tubafasha kwambutsa ibicuruzwa byabo neza. Niyo mpamvu ingingo Amerika yitekereje ko avuga ngo amato yose nitumara kuyagota tukayafata nta yemerewe kwambuka, ubwo n'undi mucuruzi wese azajya abanza tunyureho kugira ngo amato ye yambukane ibicuruzwa bye byambuke. N'indi tekinike ya gatatu n'abanyamerika bazanye kugira ngo haba amato yose adaha uburenganzira n'abanyamerika afatwe ajyanwe mu birindiro byabo. Gusa uyu munsi Amerika igitangaza ibyo ngibyo, Iran yese igerageza kuvuga ibindi byinshi, kuko yese igerageza gufata amato y'abanyamerika, kuko yafashe amato agera kuri 2 niba 3 niba nibuka neza, aranaraswa rwose nta byese biba rwose. Iran iravuga ngo ibyo nimukomeje gutangaza ntabwo ari byo, ndetse nikomeza nashamangira ko igifite ubutegetsi bukomeye cyane kandi bugenzurwa neza. Ariko Iran niyo kuri ibi ngibi byo kuvuga ngo Amerika izaza gufungura Hormuz ndetse ivanemo zino mini, Iran niyo ivuga ko Amerika itabishobora, kuko niyo ivuga ngo ifite password, cyangwa se Iran ivuga ko niyo yakoze izi mine zirimo Hormuz ndetse ishyiraho uburyo bwazo bugenzurwa nazo. Niba ukoze mine ufite n'uburyo bwo kuyihoza no kuyirashisha. Iran ivuga ko ifite password, kuko igisirikare cyariye cya Iran, Islamic Revolution Guard Corps cyangwa se IRGC, gikunda gushimangira ko aricyo gifite uburenganzira bwose kuri Hormuz, kikanashimangira ko kizayigenzura kandi ko Amerika idafite ububasha na buke bwo kubategeka icyo bagomba gukora mu gihe cyose batabishaka. Iyo niyo mpamvu bavuga ngo Amerika ibyo izakora byose izakora ibishoboka byose, ariko biragoye cyane yuko yaza muri Hormuz kuko ntagizaho mine zacu ziri. Nubwo yakoresha ubwo buryo bundi bwose ishobora kuyirasa, ahubwo ikabahindukirana bo ubwabo nka mutego nyine ushibukana nyiraho, ukaba wa mutego mubisha washibukana nyiraho. No, Amerika ikaza ngo ije kurasa mine zacu, none izo mine zikaba arizo zimuhindukirana zikamuturikana. Abanya Iran bo bari kuvuga yuko bafite icyizere cyuko Iran nitabishaka Hormuz itazafungurwa, ariko Amerika igashimangira neza yuko ubona uburyo yashyizeho zino strategy zayo ngo zifite icyizere, ndetse ko nibikora neza ko bitazatinda, ku buryo yantega Amerika iri kwihaye kuba yarangiza intambara mu gihe kidatinze ngo yazarangira. Gusa bikavuga ko nubwo byakorwa iyi ntambara ikaba yarangiye nkuko Trump bivuga, ndetse Hormuz gafungurwa nibara ngo byafata igihe cy'umwaka wose kugira ngo hongere kubaka ibikorwaremezo, kugira ngo ubucuruzi bugende neza nk'ibisanzwe. Bivuze ngo nubwo yarangira aka kanya ntabwo uhita ibintu bisubira ku murongo, nibura byafata nk'umwaka kugira ngo ibintu byose bisubire ku murongo nk'uko byakagenze. Hanyuma reka nsoreza aha ngaha,
babwire ngo mwakoze cyane kuba nanjye muri aya makuru agezweho. Ufite igitekerezo, nyunganizi cyangwa se ikibazo ushobora kutwandikira muri comment. Hanyuma kandi nkubwire ngo mwakoze cyane. Nitwa Jabo Marashi, Imana ibarinde, ibiganiro byacu birakomeza. God bless. Imboni TV, imboni ya rubanda.